Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana abane natwe. Ndashima Imana kuri muzima nanjye. Duhuriye hano kuri Bread of Life kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. N'abatsindiye rero nagira ngo dusome amagambo turi buganireho ari muri Timote wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 3 tugeze ku wa 4. Haravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Aya ni amagambo Paulo yandikiye Timote nk'umwana w'umwuka amubwira ngo ujye ufatanya nanjye, ufatanye nanjye mu gihe cy'imibabaro umere nk'umusirikare mwiza wa Kristo. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo nibyo yamusabaga, ntabwo yaramutegetse, ariko natangaye cyane amubwiye ngo kuba umusirikare mwiza wa Kristo, kuba ingabo. Hari indirimbo nyinshi tujya turirimba zivuga ngo turi ingabo za Kristo, turi abasirikare bogejwe mu maraso. Uyu munsi nagira ngo nkubwire ko nawe ufite uburenganzira bwo kongera guhitamo kuba nk'umuntu ufite inyifato nk'uyu musirikare. Yesu ashimwe. Twe kuva twakijijwe, kuva wizeye Umwami Yesu, Imana irashaka kugira inyifato itameze nk'abasivili. Kubera iki bene data? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Iki Imana ishaka, ese umusirikare atandukaniye n'umusivili? Kuki Imana yanditse itumye Paulo kugira Timote amagambo? Nuko natwe muri iki gihe hari ikintu Imana idushakaho, hari ikintu Imana igushakaho. Irashaka kumera nk'umuntu watojwe, nk'umuntu azi imisyo Imana yamuhaye ku isi kugira ngo akore icyo Imana imushakaho. Yesu ashimwe. Twebwe rero natwe turi ingabo za Kristo kuva aho twakirijwe. Dusomye mu Efeso 6, umusirikare agira ibintu bimuranga. Amen. Agira ibintu bimuranga, ibintu bimwerekana, bimutandukanya n'abandi. Icya mbere, agira ahantu abarizwa. Ushobora kuba uri mu muryango wawe, Imana irashaka kuwifata nk'umusirikare. Ushobora kuba uri mu gihugu cyawe, Imana irashaka kugira inyifato nk'iyo umuntu watojwe. Ahantu hose uri uyu munsi, Imana irashaka kuhaguruka kuko urugamba rurahari. Yobu yarabivuze mu gice cya 7 umurongo wa 1, aravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihehe mu ntambara. Umwami wacu Yesu Kristo arongera bivuga muri Yohana 16:33, aravuga ngo nimuhumure nanesheje isi. Ukuvuga ngo twe tugendera mu butsinzi bw'Imana. Iki Imana ishaka rero nuko duhaguruka tukajya ku rugamba, ariko intsinzi yarabonetse. Nishaka ko tuba nk'abantu batameze nk'ingabo, abantu basinda bibazo, abantu bashaka kuryama kandi ibintu bikomeye. Imana rero irashaka ko duhaguruka. Rero umusirikare nyuma yo kugira aho abarizwa agira intwaro atwara. Reka dusome mu Efeso 6:11, haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya bwa Satani ngo turwana nabo, ngo kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukira n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana kongera katubwira ngo twahawe ububasha n'ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion, kandi ngo twicarane na Kristo ahantu ho mu kirere aho tuganzanye. Ariko byose biraturukana nawe. Paulo yandikira Timote yarabimusabaga, ni shwa, ni amahitamo. Uyu munsi ndashaka kwibariza urimo kundeba, ese birashoboka ko wava mu bunebwe? Ese birashoboka ko wahaguruka nawe ukambara intwaro zose z'umwuka? 13 aravuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Iminsi mibi ibaho, ariko ni iminsi mikuru turayigira. Imana rero irashaka ko duhagarara kugira ngo tuneshe uburiganya bwa Satani. Abantu baratewe kubera uburiganya bwa Satani mu mazu yabo, mu mago yabo, mu bihugu byabo. Imana rero irashaka ko duhagarara kugira ngo tubashe gutwara intwaro zose z'umwuka. Ukomeje hano uraza gusoma, uhavuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye kuri 14, inkofero y'agakiza n'ibindi byose. Ahara ushobora kubona ndimo ndavugisha umuntu ashobora kuba yarashize hasi inkofero y'agakiza atagitwara icumu y'ijambo ry'Imana. Imana irashaka kuhagarara tubikoresha ikirere kuri terra. Hari ahantu Imana yagushize. Imana yakwizeye iguha ahantu uyobora. Imana yakwizeye iguha urugo rwawe. Imana ntabwo ishaka kwindorereza cyangwa se umuntu urebera ibintu ukicarira ntugire icyo bikorera. Haleluya. Nyuma yo kugira gutwara intwaro, Imana irashaka ko uba umurinzi. Yesaya 62:6-7 aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugasibe ntimugahweme. Kandi Imana irongera ikavuga ngo nshize abarinzi ku nkike kugeza ubwo Yerusalemu haboneke amahoro. Imana irashaka ko iwawe haboneka amahoro. Simvuze ngo nitwe tubikora tubihererwa ubuntu, ariko nanone ntituzararama ngo tureke gusenga, ngo tureke kwegereza Imana kugira ngo tubashe gukora ubushake bw'Imana. Haleluya.
Yesu ashimwe. Ingoma za kabiri 23:19 haravuga ngo kandi ashira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Nibiki birimo birahumanya iwawe, nibiki birimo birahumanya umutima wawe, ariko udashaka umukumirizi. Umukumirizi ni kuvuga ngo umuntu uhagarara ku irembo akarinda. Imana yakwizeye gushira ahantu ugomba kugira ijisho. Umusirikare agira ijisho ritameze nk'iry'abandi. Umusirikare Imana ishobora kukubwira ngo wanga wowe byuka usenge, abandi barimo baragona, abakubwira ngo ukora ibi abandi batarimo barabikora. Dukwiriye kugira inyifato y'abasirikare cyangwa se y'ingabo z'Imana. Ukumira ikibi kuva uyu munsi, ntongere kumera nk'umuntu wasinda ibibazo. Imana irashaka kugira igitekerezo cyawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi, abasirikare baratozwa. Navuga ku ishuri ry'Imana sinarangiza, ariko uyu munsi biragoye ko umukristo aca ahantu hakomeye. Biragoye ko tuhanyura, nta nubwo tuhakunda, nta muntu wifuza ibi. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nta kigeragezo na kimwe kitari cyo kwihanganira, niyo kitunaniye Imana iducira akanzu. Uyu munsi dufite abantu badashaka gutozwa. Biragoye. Ishuri ry'Imana rirababaza. Mvuze ku ishuri sinarangiza. Ishuri ni ahantu ushobora kuba uri ugashaka kuhava bikanga, wakwireba ugasanga nta byaha urimo, nta kintu kimwe kibi wakoze, ariko urimo uranyura ahantu hakomeye. Biratubwira ngo icyatumye nkunyuza aho hantu kugira ngo ngutoze kugira ngo unyuze mu ruganda hanyuma uzabemo umuntu ukomeye. Imana irashaka kujyana ku ikosi. Amen. Ntabwo umusirikare yandikiwe kuba ingabo, umushefu we amubwira ngo jya ku ikosi agahita yanga. Imana irashaka ko witoza mu gihe ibintu bimeze neza kugira ngo uyu minsi mibi niba uzabashe gutsinda uburiganya bwa Satani. Mu Filipi 3:8 Pawulo yarongera abivuga ngo ibyari inyungu kuri igihe byahindutse amase. Ntuzatangare umuntu wizeye ubona afite inyifato inyuranye n'iy'abandi. Nuko Imana hari ikintu rimwe iramutoza ikamubwira kuri ibindi abandi badafite. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana ikongera ikatubwira cyangwa se ikindi kirango umusirikare nibaje ko gikenewe cyane. Murambabaye narebyemo bike ntabwo nabirangiza, kandi abantu bo kuri YouTube mukunda ibintu by'incamake. Hari ahantu havuga ngo ubumwe. Abasirikare barangwa n'ubumwe. Ntabwo nakibayemo, ariko ingabo ndebye amasinema nagiye ndeba cyangwa se amashusho film, iyo umusirikare akomeretse baramujyana bakamuvura. Ntabwo bamusiga ku rugamba cyangwa banezerwe ngo bagize gute ngo batara. Nkuko nababwiye ngo itangira habaho ibyiciro babarizwamo, ariko ndi kuvuga bya byiciro bibi ko Imana idashaka ko tubigira. Imana irashaka ko tugira unite, kwiremamo ibice biri mu miryango yacu, biri mu matorero yacu, biri ahantu hose. Imana ntishaka ko twiremera udutsiko, ariko irashaka ko twuzuzanya, twirukanka nk'abantu bazi icyo barimo baharanira ikamba ryiza, ikamba ryera. Amen. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere tureba kuri icyo kintu cy'ubumwe. Abakorinto ba mbere 3:3 tugeze kuri 4 ngo kuko muri aba kamere ubwo muri mwe reka impere kuri 5. Abakorinto ba mbere 3:5 ngo mbese Apolo niki kandi Paulo niki? Si abagaragu batumye mu izina nk'uko Imana yabahaye umurimo. Bamwe baravuga kuri 4 ubwo umuntu muri mwe avuga ati jyewe ndi wa Paulo, undi akavuga ati jyewe ndi wa Apolo. Bigaragaza ko muri aba kamere. Amen. Kwira mu mice bibi Imana ntibishaka mu ngabo zayo. Irashaka ko bamwe bajya hari abandi hari, ariko mu bwuzuzanye. Ibice biraturembeje. Bamwe baravuga ngo jyewe ndi wa Apolo, abandi ni wa Paulo. Paulo yarababwiye ati ibyo bintu bikabe hagati yanyu. Twese ni twatumwe n'Uwiteka, kandi Uwiteka ni wakuza. Uri aratera undi akavomera. Nimureke dukore ubwami bw'Imana nk'ingabo za Kristo, ariko dushigikiranira. Bamwe bavomere abandi bagire gute, ariko Kristo ni ukuza. Kandi nta wundi uzabikuraho ni wewe. Biratangaje iyo umuntu Imana imugiriye ikamuha igikundiro, ariko agashima abantu bamuramya bamuvuga neza. Nta wundi uzakuraho forme zose za adoration zihari. Ni wewe gusa ukwiriye guhagarara ugashira ingabo ku murongo. Imana wenda yakugira icyizere, wowe ntabwo uri mu basirikare bato, ariko Imana yagushize imbere. Imana rero irashaka ko kamere zituvamo. Aba ingabo zirangwa n'iki? N'ubumwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi, abasirikare cyangwa se ingabo ntabwo zibivamo. Uyu munsi abakristo barabivamo, ejo akaba yabivuyemo kubera gusa yanyuze ahantu mu ikosi cyangwa se yabonye urugamba rukomeye. Amen. Urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiriye kuba maso tukirinda. Imigani 24:10 aravuga ngo nugamburura ku minsi wawe mibi, ku munsi w'amakuba wawe gukomera kwawe kuzava he? Amen. Umusirikare Imana iranamukomeza, Imana iragukuza. Nyuma yo ntukagamburure. Uyu munsi abantu baradizatinga bakava mu by'agakiza bakagira attitude yo kubivamo. Nababwiye ko ari choice. Uyu munsi tugire amahitamo yo kumera nk'ingabo za Kristo. Ntihakagira ikintu kikuvana muri uko igihe wagambiriye ibintu.
wabigambira ukavuga uti ibi bintu ngiye kubikora, ntukabivanwemo ngo nuko bikomeye. Emera unyura aho hantu kugira ngo ubashe guhabwa ipeti. Ikintu ngiye kurangirizaho nuko abasirikare cyangwa se iyo ubaye ingabo y'Imana iragera ahantu ikagukuza, amen, ikaguha ipete. Niba uyu munsi Imana yakugiriye icyizere ukaba uri sergent wakinjiyemo, ejo izagwa kuyobora abandi, ejo ikongera abandi kugeza ubwo uba umugaba w'ingabo. Twebwe komanda wacu cyangwa uturi imbere ni Yesu Kristo. Imana ibwira Yosuwa ngo kuva uyu munsi ngiye kugukuza, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imana rero igira ahantu igakuza umuntu. Iryo shuri urimo ni ukugira ngo uzatozwe kuba ingabo, umugaba w'ingabo, amen. Hari igihe abantu bazakwigiraho byinshi kubera ko wabaye umugaba w'ingabo, ipete yawe yarakuze, ntabwo uzakomeza kuba umwana. Biravuga ngo nkiri umwana avuga nk'umwana, nkakora nk'iby'abana, ngatekereza nk'abana. Ariko uyu munsi Imana irashaka kugira attitude y'umusirikare. Ibyo bibazo bihangare, ibyo bibazo bibwira uti sinzapfa nzanababwira ngo namaze ibikorwa by'Imana. Uyu ni umunsi w'iteka andemeye, ndakomeje. Haleluya. Ntukagambure muri bikeya nabashe gutekereza n'ibyo. Yosuwa we, Imana uyu munsi ishobora kuzagushiza imbere. Rimwe nigeze kubona Imana, mbona umuntu aje umusirikare ukomeye cyane agakubitira isaruti, nawe ntiwakwishima, akakubwira ngo kuva uyu munsi ngo wawe urwandiko rw'umugaba w'ingabo. Haleluya. Biba biryoshye cyane. Rero sinzi ubusivili umazemo iminsi, ndizera ko hari umuntu ndabwira uyu munsi uve mu bintu byo kurira. Umusivili ararira, umusivili araryama, umusivili abirwamo vuba, umusivili ahora yitekerezaho akarira. Ariko ingabo ijya ku rugamba ntitinya ibibazo. Haleluya. Irabihangara ikavuga ngo naje rero turebe ufite Imana utamufite. Nuko byagenze Karumeli, yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ufite Imana. Uyu munsi bimenyekana ko ufite Imana. Imana isubize mu muriro ya Mana wakurikiye, ya Mana wizeye. Ni ngombwa aho hantu uzahanyura, ni ngombwa ubisigaye nawe uzavuga uti ahasigaye rero nabonye intambara nziza yo kwizera, ibisigaye rero mbikiye ikamba ry'ubugingo. Ndi kumva hari umuntu nkanga uyu munsi kongera kuba umukumirizi, kuba umurinzi, kongera kuba umuntu areba akamenya ikirere ko kimeze nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo kuba umuzi kumenya ngo imvura igiye kugwa, ngo tugiye gusarura, kuko mutamenya ko ibihe bikomeye. Imana irashaka ko ugwiza imbaraga kugira ngo ubashe kunesha uburiganya bwa Satani. Reka rero usenge, ariko hano gusenga akanya gato, ukomeze usenge cyane, wisengere, ubisengere kugira ngo Imana ikugwize imbaraga. Nk'uko Pawulo yabisabye Timoteyo, uyu munsi Yesu Kristo arabigusaba, ujye wihanganira imibabaro. N'amahitamo bene data, twese tugizwe n'amahitamo. Aka kantu nzayandasubiramo uyu munsi uhitemo. Sinzi ubusivili umazemo iminsi, ariko Imana irashaka kongera kandi ukabyuka. Nuko umukozi w'Imana Ma Françoise yatwigishije, wongere ube ingabo ihagaze, umwuka urahari kugira ngo ukuzure, wongere kuba ingabo ihagaze muri icyo kibaya kugira ngo ukomezanye na Kristo. Ibisigaye rero bene data, Imana iduha ubumwe, iduhe kumvikana no gushigikiranira, kuko Kristo niwe ukuza. Ingabo ntabwo zirwanyana, Uwiteka dutabare. Reka rero dusenge, ushobora kunamika umutwe ugasenga kandi ukomeze. Amen. Mana yacu ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza, urakoze kubw'ibihe byiza uduhaye byo kuganira ku ijambo ryawe. Mana ndasenze kugira ngo ushigikire ingabo zawe. Nyinshi zari ziryamye mu kibaya, benshi bari basinziriye, benshi byabananiraga kubyuka, ariko ngo kugira ngo tubashe gutsinda umunsi mu bintu uko duhagara tukarwanya uburiganya bwa Satani, ndakwinginze kugira ngo twambike intwaro zose z'umwuka wera. Ugendera abana bawe, ubasure Mana, bamaze igihe basinzira, bamaze igihe baterwa, abantu bashize icyuma gikingiriza igituza bakakijugunya hasi. Uyu munsi Mwami utwuzuze, kuko abo turwana busaba inyama n'amaraso. Ikindi Mana ndagushimira ko tugendera mu butsinzi bwawe. Uyu munsi muri kino kibaya turimo turavuga ijindu n'amakondera nk'uko byagenze kuri Gideyoni n'ingabo 300 wari wamusigiye. Baragiye mu kibaya banesha Abamidiyani, baravuga ngo kubw'Uwiteka na Gideyoni. Nanjye ndavuze ngo kubw'Uwiteka nanjye, kubw'Uwiteka na mugenzi wanjye ari kundeba kuri YouTube. Ndagushimiye kutwujuje imbaraga, ndagushimiye intsinzi, umuriro w'umwuka wera numanuka utsinda abanzi bacu. Ndagushimiye igikundiro uduhaye, ndagushimiye gushigikiranira, ndagushimiye umuntu ari kundeba uyu munsi urimo gukuza, umuvanye kuvuga nk'abana, gukora nk'abana, gutekereza nk'abana. Uyu munsi umuhaye gufesinga umwanzi nk'uko Dawidi byagenze, agahagarara imbere ya Goliyati ntamutinye, akamubwira ngo ndagutsinda mu izina ry'Uwiteka, si ububasha bwacu n'imbaraga zacu, ariko kubw'umwuka wera Mana. Nukuri izina ryawe ntabwo rizatukwa. Ndagushimira icyizere watugiriye mu kutureka tukaba hano ku isi,
kandi Imana ubutsinzi watubwiye nibwo tugenderamo, ni wowe dushize imbere, ni wowe mugaba w'ingabo. Ndagushimiye imbaraga uduhaye, ndagushimiye ubutsinzi uduhaye muri kino kibaya, tuvugije impundu n'ishimwe. Urakoze Kristo, ndagushimiye ingabo ugwijije, ndagushimiye uburyo bakomeje mu mavi, ndagushimiye uburyo twambitse izindi ntwaro izo twari twarateretse hasi. Dore Mana turakwihaye, tugarura ibyacu byajyanywe, tugaburura inkofero y'agakiza. Mana utwigarurire, utugira abawe Mana. Haleluya, turagushimiye ibyo dukoreye Mana, izina ryawe ryubahwe iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha rero, naho ubutaha. Amen.